yabona hari umuntu upfuye akavuga ati buriya n'Imana imwishe uko byagenda kose, agafata ikayakandika. Ariko hari icyo navuze cyitwa itegeko ry'icyaha n'urupfu. Hatari icyaha nta rupfu ruhari. Mose usonye mu byakoze n'intumwa 4, niba batarayibeshye irica. Kandi ntago ari uko bavuga, urabisubiye sobanurwa. Ari ukuntu navuga ikintu ntakubeshyeye, ariko kandi ibyo mvuze byose akaba atari ko wambwiye, ariko kandi nkaba ntakubeshyeye. Twari tumaze kubona kwitica, ntangiye no kubyemera. Mbaje ngo aba banditsi ibi barayibeshye, uti ntago bayibeshye. Niyo mpamvu nanjye nari nkubwiye ngo ibyo Mose yavuze, yaravuze ngo nyuma yanjye hazaza undi muhanuzi umeze nkanjye, aravuga ngo ibyo azababwira muzabyemere. Arangije arandika mu murongo byakoze n'intumwa 4 niho bavuze ngo kandi n'abandi bahanuzi uhereye kuri Samuel ngo bavuze ayo magambo. Uyandi magambo abo bahanuzi bose ndetse n'uwanyuma tuzi twese witwa Yohana yaravuze ngo ngewe ndimo ndakora ibingibi, ariko inyuma yanjye hari uwundi uza, ibyo azakora bari byo muzareba, ibyo ndi gukora ni ikimenyetso. Mose yaravuze ngo hari undi uzaza. Uzi icyo baje bashatse kuvuga? Bari bashatse kuvuga ngo niyaza akavuga ibitandukanye n'ibyo navuze, ibyanjye muzabijugunye mufata ibye. Niyo mpamvu Yesu yatangiye kugenda asobanura ibintu agira n'ibyo ahindura. Tuvuga urugero Matayo 5, araho yavuze ngo mwumvise ko bavuze ngo ntukice, ariko ngewe ndababwira ko ngo yararimo ahindura ibyo Mose yavuze. Mose niwe wari wavuze ngo ntukice, niwe wari watanze iryo tegeko ngo ntugasambane, ntukice. Arababwira ngo mwebwe mutekereza ko gusambana ari ukujya mu mubiri, mu buriri n'umugore cyangwa n'umugabo, ariko genda babwira ko urebye umugore akamwifuza amaze gusambana. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, turi bazima muri Kristo. Haleluya. Apostle, yego nyakubahwa, twahindutse bazima muri Kristo. Turi bazima, tubayeho. Haleluya. Twishimiye kongera kukwakira kuri Grace Abounds TV. Thank you so much. Thank you so much. Ushize wavuze ibintu bikomeye cyane. Navuze ibintu bisanzwe biri mu ijambo ry'Imana, ahubwo ubwo byabaye bikomeye ku babyumvise bwa mbere, ariko ni bisanzwe. Ibintu wavuze byatumye njya kugukurikirana, naragenda shakisha kubona kuyo bita Good News, no, House of Good News, the House of Good News. Nabonye uyiriho cyane, ni uri umuyobozi wayo, bimeze gute? Ni ngewe wa channel niyo tubwiriza ubutumwa bwiza, yitwa The House of Good News. Okay, bwira abantu bagende nayo bayisure. Ubwo wayisuye nabo barayisura. Ubwo nahise nabo baraza kuyisura. So abantu bakunze Apostle na Mani kuri iyo cyane mwamubona. Hari ikintu nabonye ngira ngo tuvugeho, nicyo cyatumye nifuza ko duhita tukivugaho. Kubera ko nakibonye kandi ukaba wari ugihari. Waravuze ngo Imana ntiyica. Imana ntiyica. Kandi uvuze ko nabivuze nyine. Ndimo ndaguha amahirwe yo gukosora amakosa. Abantu abanyamakuru bagira ibibazo bitangaje, usanga bisaba gusubiza yego, ariko kandi no mu mwanya ndaza kubisobanura, ariko mu kugusubiza navuga ngo Imana ntiyica. Imana ntiyica. Ngiye kuguha liste y'abantu nk'igihumbi Imana yishe. Ngaho tangira aho kabyara. Reka mbanze mbwira abantu badukurikiye kujya kugana Fine Builders Limited, ikampani y'ubwubatsi ikorera i Remera imbere neza ya BK Arena. Nitera inkunga ikiganiro cyacu cyangwa ibiganiro byacu by'ubutumwa bwiza dukora hano kuri Grace Abounds TV. Bakora imirimo yose yo kubaka amazu yose, ay'ubucuruzi, ayo guturamo, amapartema, gukurikirana ibyangombwa byo kubaka cyangwa impushya zo kubaka babigufashamo, gukora design cyangwa plaza amazu n'iyindi mirimo yose waba ukeneye mu bijyanye no kubaka. Abo nibo badutera inkunga, iyo mirimo y'ubwubatsi bayikora neza, mu bagane. Ushobora no kubahamagara kuri telefone yabo, reka nyiguhe kugira ngo bagane bagufashe. Wahamagara kuri 0794 42 40 53. Apostle. Yes sir. Ndasubiramo ikibazo cyane. Imana ntiyica. Imana ntiyica rwose. Apostle, wasomye Bibiliya? Neza cyane. Nta hantu Bibiliya ivuga ngo Imana irica kandi igakiza, ishyira ikuzimu kandi igakurayo.
harahari harahari. wese urayihakanira gute? Ya nibyo nababwiye, yuko ibibazo bya Bibiliya bidasubizwa na yego cyangwa oya, ahubwo nanjye ikibazo nakubaza uranyemereye nsobanure. Usobanura ukuntu Imana itica. Yes. Urakoresha ikindi kitabo kitari Bibiliya se? Ni Bibiliya. Ni Bibiliya rwose. Aposo sobanura. Murakoze kumpereza uyu mwanya kugira ngo tuvuge kuri iki kintu. Ndagira ngo mbanze mvuge ko ari nacyo kintu gikomeye cyane. Bimwe mu bintu byampinduriye ubuzima no kumenya karakteri y'Imana. Kuko kuvuga ngo Imana ntiyica ni kamwe mu gace, ni kamwe mu bintu bigize karakteri y'Imana. Rero kumenya karakteri y'Imana ubwayo, kuko irimo nako ngako tuvuze, byahinduye ubuzima bwanjye no kwizera ubutumwa bwiza. Yewe n'abantu benshi bizera ubutumwa bwiza batarageraho, cyangwa se badapfa kukivumbura, kubera ko ni ikintu gikomeye kumenya yuko Imana itica. Nari mvuze ko ari kamwe mu bice byinshi bya karakteri y'Imana. So Imana ifite karakteri, Imana ifite uko iteye. Yego. Kandi ni byiza yuko tumenya uko Imana iteye. Yego. Biragoye kugirana ubushuti n'Imana utazi, cyangwa se kumenyana, kubyarwa n'Imana utazi. Iyo tuvuze ko Imana ari data, tuba tuvuze ko ari umubyeyi wacu. Rero umuntu akubwiye ngo ufite umubyeyi kandi ukaba utazi karakteri ye uko ateye, ni ikibazo gikomeye. Abantu mwese mufite ababyeyi, umubyeyi wawe uzi icyo yakora n'icyo atakora. Imyaka mwamaranye uzi ibyo yavuga n'ibyo atavuga. Niyo mpamvu niyo wakumva umuntu hanze agenda uravuga ati uwo ni papa cyangwa uwo ni mama, bitewe ko mwarabanye cyane, wamenye n'uburyo agenda. Niyo akomanze uravuga ati uwo ni papa akomanze, kubera ko uzi uko akomanga. So unuvuga ngo ubuzima bwo kubana n'umuntu bituma mumenyana. So rero iyo ubana n'Imana utazi biragorana. Abantu benshi mubanye n'Imana mutayizi, cyangwa se muyizi uko mwayibwiwe. Ibyo twarabisomye by'uko Imana yica. Hari ugusoma, hari no kuba umuntu atarasomye yitonze. Kuko hari impamvu Yesu yajyaga abwira abafarisayo, bakamubwira ngo ko Mose yavuze ngo tujya dushaka gutandukana n'abagore tujye tubandikira urwandiko rwa divorce, wowe urabivugaho iki? Yesu akababwira ngo ntimwasomye. Ntabwo ari uko babaga batarasomye, ahubwo babaga batarasomye bitonze. Aravuga ngo ntimwasomye yuko iyabaremye imbere yaremye umugore n'umugabo, ngo kandi yavuze ngo bose bazaba umuntu umwe. Ntimwumvise yuko yavuze ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore w'iteka ryose? Arababwira ngo rero, baramubaza bati none Mose yabikuye hehe? Aravuga ati Mose yababwiye ngo mujye mutandukana kubwo gukomeza imitima kwanyu. Sinzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda, kubwo imitima yanyu inangiye. Yego. So kubwo kunangira imitima yanyu, Mose yaravuze ati aho kugira ngo muzicane, afazari bari ugutandukana bikorwe neza. Urumva? Ariko arababwira ngo ariko siko mbere byari bimeze. Mu yandi magambo, ntabwo divorce yari iri mu mugambi w'Imana. Ngo hari ibintu byari mu mugambi w'Imana, hari ibintu biri uko Imana iteye, hari n'ibindi bintu byaje nyuma bitewe no kunangira kw'imitima y'abantu. Aposo ntabwo uri bunjijishe ngo nemere. Ndakomeje. Hanyuma icyo tuvuga ngo Imana irica, harimo abantu uhereye kera kose, igihe cy'umwuzure wa Nowa, ukaza mu gihe cya Loti, ukaza mu gihe cy'intambara hagati y'Abisiraheli n'ibindi bihugu, aho bavugaga ngo baracumuraga ngo Imana ikabateza abanyamahanga bagapfamo abantu benshi. Reka nkongereho n'abandi nisomeye muri Bibiliya, ushaka uze kubasobanurira rimwe njyewe nceceke. Hari undi mugabo niba ari Ona, sinibuka izina rye, yaryamanye n'umugore ngo yagombaga gucikura mwene se wari warapfuye, arangije ngo arangiriza hasi, Imana ibiramwishe, uwa bararangiye. Nkubwira undi bamwita Uza. Nabyitondeye, nasomye Bibiliya nayizengurutse. Bamwita Uza, ngira ngo agiye kuramira isanduku y'isezerano cyangwa y'Imana. Ubu Imana iramwica, ararangira. Mu isezerano rishya ryo mwajyaga mukunda kudufatiramo, uwo bita Ananiya na Safira, irabica imbere ya Petero. Hanyuma wowe uje kuyiburanira ngo ntiyica. Ndahamya ko tudafite umwanya uhagije wo gusobanura ibyo bintu byose, ariko muraza kunyemera tubisobanurire gato. Kuko iyo ubonye ifoto, uko ubundi muri Bible interpretation, iyo ubonye ifoto y'ikintu kimwe,
uhita ugenda ukagenda wuzuzamo n'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo reka tuvuge ibintu bibiri. Niba tuvuga yuko Imana yica, tubonera Imana mu bihe bibiri. Tubonera Imana mu isezerano rya kera, tukabona n'Imana mu isezerano rishya. Icya mbere, ntabwo Imana yakijijwe kubera ko Yesu yapfuye. Ntabwo Imana yakijijwe kubera ko Yesu yapfuye akazuka. Imana ntigeze yihana ngo ihindure imico bitewe n'uko Yesu yaje. Imana ikigira Imana muri attributes z'Imana. Mu yandi magambo, muri bimwe bigira Imana ni uko idahinduka. Yego. Uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri kandi niko izahora iteka ryose. Nubwo hari ahanditse Yesu mu Baheburayo 13:8, ariko Yesu niwe Mana. Urumva? Ndakumva cyane. Nuvuga ngo Imana nihinduka. Uko yari imeze mu itangiriro, uko yari imeze mu kuva, uko yari imeze mu bami ba mbere, uko yabanaga nabo, n'uyu munsi ni kwiri kandi niko izahora iteka ryose. So ukibaza ngo none ko tubona iya kera yarakaraga, ese iya kera ko yicaga? Ari ikintu Paulo yise itegeko ry'icyaha n'urupfu. Itegeko ry'icyaha n'urupfu. Navuga ngo icyaha, urupfu ruzanana n'icyaha. Igihe cyose havuzwe urupfu haba hari icyaha. Yego. Hanyuma kandi tukabona ko icyaha kitavuye ku Mana. Icyaha cyazanywe n'umuntu mu isi, niko birivuga mu Baroma 5:12. Icyaha cyazanywe mu isi n'abantu, hanyuma urupfu narwo ruraza. Kuvuga ngo urupfu ni umwana w'icyaha, icyaha ni umwana w'umuntu. Ni umuntu wabyaye icyaha, icyaha nacyo kibyara urupfu. Uko Yakobo yabisobanuye, aravuga ngo umuntu wese niyashukwa gukora ibibi, ntakavuge yuko ari Imana yamushutse. Yego. Kuko Imana nta muntu yashukisha ibibi, ngo ahubwo iyo umuntu yashutswe ngo biba byavuye mu kwifuza kwe. Uko kwifuza kuratwita kukabyara icyaha. Icyaha nacyo cyamara gukura neza ngo kikabyara urupfu. Bivuga ngo ahantu hose hari urupfu haba hari inama z'abantu batatu. Inama y'umuntu n'icyaha na Satani. Satani, icyaha n'umuntu nibo bakora inama izana urupfu. Ibi bintu mbyumvise neza. Yes. Reka nsubire inyuma gatoya. Now urupfu rumaze kuza, twese turabizi ko urupfu rutaremwe n'Imana. Urupfu rwazanywe n'icyaha, icyaha cyazanywe n'umuntu. Hanyuma mu minsi Imana yaremye, ntabwo Imana igeze irema mu rupfu. None kibaza kuki abantu bagiye babona impfu mu isezerano rya kera, ye bakanandika bavuga yuko ari Imana yishe. Ntushobora kumenya isezerano rya kera utasomye rishyashya. Ntiwamenya n'irishyashya utasomye rya kera. Utangiye kutuvanga. Ntago bivanze. Ni ukuvuga ngo none umuntu agomba kubanza kumenya irihe. Nuvuga ngo ugomba kubisomera hamwe byose. Ugomba gusoma isezerano rya kera ugasoma n'irishya. Wamara kubisoma ugafata ibyo usomye mu isezerano rishya, ugasubira mu isezerano rya kera, kuko mu isezerano rishya niho hari ukuri kuvanguye. Icyo bita the rightly divided word of truth. Ngo ijambo rikwiriranyije neza ni isezerano rishya. Nubwo ubona ari ibitabo bitoya, ariko ba Paulo intumwa zose zigishije babivana mu isezerano rya kera. Hanyuma bavanamo ibyo bigishije, barabitwandikira mu buryo bwo kugira inama no guhugura. Reka dusubire kuri kiriya cyo kwigira cyo kwica, kuko turajya mu bindi dusange dukoresheje iminota myinshi. Now iyo urebye mu isezerano rya kera ubona Imana yaricaga. Uko usomye nk'uko wambwiye ngo warabisomye, warabyisomeye neza, n'abandi barabisoma. Hanyuma wasoma isezerano rishya, wambwiye ko naho hari abo wabonye bapfuyemo, Ananiya na Safira. Neza. Ariko hari icyo navuze cyitwa itegeko ry'icyaha n'urupfu. Hatari icyaha nta rupfu ruhari. Yego, ibyo ndabyemera. Banga icyaha gihari, urupfu rurahari. Aho uvuze ukuri. Hanyuma rero kuba wavuga yuko ari Imana yica abantu kubera ko bakoze ibyaha, itarisha Adamu, itaramwishe, itarishe Gayini wishe murumuna we, ntihita imwica. Urumva yanamubwira ati uzaba icyomanzi, uzagenda, nta muntu uzakubona wese azakwica. Ati iki gihano kiraremereye. Urumva Imana ikakigabanya ari umwicanyi. Actually nawe yagiye kumushakisha ikamubwira ngo Kayini byagenze bite? Ndo murinzi wa murumuna wanjye se, Imana ntimwice. Hanyuma ukavuga ko abapfuye bose ari we yabishe, uba ushatse kuvuga yuko iyatanze amategeko 10. Twese twuzi ko ari amategeko y'Imana.
ntabwo umuntu yakubwira ngo ntugakore ikintu ngo abe ari ugikora, icyo gihe aba ari indyarya. Icyo ni icya mbere. Ntabwo Imana yavuga mu mategeko ngo ntukice hanyuma ngo yo yice. Ngo ibahereza amategeko yabaherezaga natire yayo, yagira ngo bamenye uko iteye. Ntabwo actually amategeko ari kugira ngo bayakore, ahubwo amategeko ni natire y'Imana, ni uko Imana iteye. Rero Imana ntabwo yavuga ngo ntukice ngo hanyuma nirangiza yice. Ibona ntibabyumvisha, bakomeza kwandika ngo yishe, bakomeza kubyandika, bakomeza kuvuga ngo niyo yishe runaka, niyo yishe uza. Kubera iki? Kubera yuko utamenya Imana ntumenye na Satani, utabonye umucyo ntubona n'umwijima. So rero ufata ibintu umwijima wakoze ukabyitirira umucyo, ugafata n'iby'umucyo wakoze ukabyitirira umwijima, kuko nta na kimwe uzi. Reka nguhe nk'urugero mu gitabo cya Samweli, ahantu hari amagambo avuga ngo nuko Dawidi amaze kwimikwa, umwuka mubi uva ku Mana uza kuri Sawuli. Umwuka mubi, yego mubi, ni ikibazo. Ni ikibazo umuntu kuba yakandika. Ni umuhanuzi wabyanditse, yavuze ngo umwuka mubi wavuye ku Mana uraza ngo ujya kuri Sawuli. Hanyuma Dawidi ngo yacurangira Imana ngo uwo mwuka mubi ugahunga. So ukibaza, warahungaga wasubiraga kuwa wohereje? Ese Dawidi yabaga yacurangiye nde? Yacurangiraga Imana, hanyuma uwo mwuka mubi ukava kuri Sawuli ugasubira ku Mana, ariho wavuye. So iyo abantu babwirijwe gutyo, nibo abantu bakura bafite aya magambo, Imana iteza ikibazo ngo ikemure ikindi. Yego. Nibo bakura bafite aya magambo ngo yarabyemeye ngo kugira ngo yiheshe icyubahiro. Ugasanga umuntu ashimye Imana ngo yanteje iyi ndwara ngo kugira ngo izankize. Uri mu ishuri ry'Imana. Hanyuma nyihereze icyubahiro. Ugasanga ngo umuntu yabaye umukene, ari Imana ibimushyizemo. Irimo iramwigisha. Irimo iramwigisha. Arangije ngo abuvamo. Hanyuma ngo Imana yamushyize mu bukene, irangije irazimukuramo. Urumva, ni Imana igushyira mu bukene ikongera ikabugukuramo, ni Imana ikwica ikongera ikagukiza. Kandi kuzimu kandi gakura. Kandi baba babikuye hehe? Muri Bibiliya. Byanditswe, ariko bakabisobanura nabi. So iki kintu ni kinini, ariko reka wenda ngisobanuye mu buryo bwumvikana. Icya mbere nuko Imana itavuga ngo ntukice kandi yo yica. Icyo gihe aba ari uburyarya bukomeye. Icya kabiri, abantu bo mu isezerano rya kera nkuko nari mbivuze ntago bari bazi Imana neza. Yohana 1:18 yaravuga ngo uhereye mbere hose nta numwe wigeze kumenya Imana. Iyo bavuze rero ko nta muntu wigeze kumenya Imana, nta muntu ushobora kuyivuga ukwiri atayizi. Abantu bose bavugaga agace babonye. Tugeze kwiga umwandiko kera muri numva ari muri primaire, turimo tuza primaire, witwa Six Blind Men. Impumye 6 zagiye mu ishyamba ngo bazishyira inzovu imbere. Barazibwira ngo buri wese agenda avuga icyo inzovu ari cyo. Umwe akora ku kuguru aravuga ngo inzovu ni nk'isekuro nini. Undi akora ku murizo aravuga ati inzovu se sinumvisha ari ikiyoka kinini. Undi akora ku matwi ati numvisha ari ikibabi cy'iteke. Numva buri muntu wese agenda atanga raporo ye. Kubera iki? Ahafashe ntihashoboye gutanga raporo. Abakera niko bari bameze, uruhande rw'Imana babonaga nirwo bavugaga. Niyo mpamvu bahise amazina atandukanye, El Shaddai, Elohim, Adonai, ari amazina yose bagiye bayita nuko ariko umuntu yabonye. Hanyuma rero yabona hari umuntu upfuye akavuga ati buriya ni Imana imwe uko byagenda kose, agafata ikayakandika. Wibuke yuko ibintu byanditswe muri Bibiliya byanditswe mu buryo bihumetswe n'umwuka w'Imana, ariko ibyanditswemo byose si uko ari ukuri. Imana yahumetse ibinyoma ze. Reka nkubwire nk'urugero, ngo ibyanditswemo byose byahumetswe n'Imana, ariko byose si ko ari ukuri. Ntabwo ariko byose ari statement y'ukuri. Muri ubu buryo nuvuga ngo Imana iramutse, Imana yivuga y'ubwayo ivuga mu buryo bwuzuye, ariko delivery y'Imana ivuze, karite yabyo igengwa n'uwo binyuzemo. Okay. Nuvuga ngo Imana ishobora kuvuga ikintu kiri cy'ukuri, ariko kubera ko kinyuze mu muntu didimanga akavuga didimanga. Rero niba baranditse muri Bibiliya ngo nuko ngo aradidimanga, uko kudidimanga byabayeho ni umwuka wera byinsipayarinze, ariko si ukuri. Imana ntididimanga. Okay, now hari ikintu nzi no mu buzima bwacu busanzwe, ni gake cyane ushobora kuba umuntu message ngo agenda yitange 100% nk'uko wayimuhaye. Yes. Nabyo byabaye kuri aba bahanuzi nabo banditse. Byabaye kuri aba bahanuzi, yes. Byabaye kuri aba bahanuzi batangaga message, ariko bagatanga message ku kigero bazi w'Imana.
So, icyo kigero rero kuko atari icy'ukuri, ari ikigero cyabo bayiboneyeho, ntabwo ariyo standard yacu uyu munsi. Niyo mpamvu isezerano rishya rigaragaza standard yacu uyu munsi tugomba kumenyeraho Imana. Ngo Imana ntabwo tuyigira kuri Eliya, ntituyigira kuri Mose, ntituyigira ku bahanuzi. Imana dufite ikigero tuyigiraho, standard ni Kristo Yesu. Niyo mpamvu aho navuze muri Yohana 18 haravuga ngo nta muntu wigeze kubona Imana uretse umwana wayo, ngo uri mu gituza cyayo, ngo niwe wayimenyekanishije. Abakolosayi 1:15 bakavuga ngo ari nawe shusho y'Imana itagaragara, ngo akaba ari nawe mfura mu bazutse, niwe mfura mu byaremwe byose. Niyo ngo Kristo niwe shusho y'Imana. Icyatumye Kristo azani, Kristo ninde? Kristo Yesu ni Imana yabaye umuntu ngo icungure umuntu. Ni Imana yabaye umuntu ngo icungure umuntu. Vuga ngo ni Imana yabaye hano mu isi ibana n'abantu. Kubera iki yaje? Yafashe umwanzuro, iravuga ngo abantu bose nagiye ntuma, abantu bose bagiye bamvugiye neza ariko bituzuye. Baramvuze ariko bituzuye. Reka gende mbigaragarize mu mubiri, mbereke uko meze, mbereke kamere yanjye. Usonye mu gitabo cy'Abaheburayo haravuga ngo ni nawe kamere y'Imana. Ngo Kristo niwe kamere, niwe shusho ya kamere y'Imana. Ngo ushatse kureba Imana uyirebera muri Kristo. Point entre. Ushatse kureba Imana uyirebera muri Kristo Yesu. Ibyo Kristo atakoze Imana ntibikora. Ibyo Kristo yakoze nibyo Imana ikora byonyine. Kristo nta kanumve, nta muntu yishengera ngo Kristo ntawe yishe, Kristo ntawe yagiriye nabi, ahubwo Kristo yabanaga na bose, yagiriraga neza bose, niko birivuga, agakiza bose, akagirira neza bose. N'aba bafarisayo bavugaga bati ntiwicarane nabo, yaragendaga akicarana nabo, bakaba ari we bahereza akato bati iyo uri umuhanuzi umenye ko uwo muntu ari umusambanyi. Kubera iki? Yagaragazaga kamere y'Imana. Ndashaka ko iki kintu gisobanuka. Imana ntiyica. Imana ntiyica. Ntiyavuga ngo ntukice ngo yo yice. Ndimo ndagira ngo dukore samare y'ibyo wavuze tunasoza. Ntiyavuga ngo ntukice hanyuma yo yice. Hanyuma icyo Kristo atakoze Imana ntiyagikora. Kuko Kristo niwe shusho, niwe Mana. Niwe Mana yaje kutwereka ishusho y'Imana y'ukuri. Icyo ndacyumvise. Hanyuma uravuga ngo aba bantu ibyo bavuze ku Mana barayibeshye se? Ntibayibeshyeye, ariko ntago bavuze byuzuye. Kuko Mose usonye mu byakoze n'intumwa 4, niba batarayibeshyeye irica. Ntago ari uko bavuga, urabisubira sobanurwa. Ari ukuntu navuga ikintu ntakubeshyeye, ariko kandi ibyo mvuze byose akaba atari ko wambwiye, ariko kandi nkaba ntakubeshyeye. Twari tumaze kubona ko itica, ntangiye no kubyemera. Mbaje ngo aba banditsi ibi barayibeshye, uti ntago bayibeshye. Niyo mpamvu nanjye nari nkubwiye ngo ibyo Mose yavuze, yaravuze ngo nyuma yanjye hazaza undi muhanuzi umeze nkanjye, aravuga ngo ibyo azababwira muzabyemere. Arangije arandika mu murongo byakoze n'intumwa 4 niho bavuze ngo kandi n'abandi bahanuzi uhereye kuri Samuel ngo bavuze ayo magambo. Mu yandi magambo abo bahanuzi bose ndetse n'uwanyuma tuzi twese witwa Yohana yaravuze ngo ngewe ndimo ndakora ibi ngibi, ariko inyuma yanjye hari uwundi uza, ibyo azakora bari byo muzareba, ibyo ndi gukora ni ikimenyetso. Mose yaravuze ngo hari undi uzaza. Uzi icyo baje bashatse kuvuga? Bari bashatse kuvuga ngo niyaza akavuga ibitandukanye n'ibyo navuze, ibyanjye muzabijugunye mufata ibye. Niyo mpamvu Yesu yatangiye kugenda asobanura ibintu, agira n'ibyo ahindura. Tuvuga urugero Matayo 5, araho yavuze ngo mwumvise ko bavuze ngo ntukice, ariko ngewe ndababwira ko ngo yari arimo ahindura ibyo Mose yavuze. Mose niwe wari wavuze ngo ntukice, niwe wari watanze iryo tegeko ngo ntugasambane, ntukice. Arababwira ngo mwebwe mutekereza ko gusambana ari ukujya mu mubiri, mu buriri n'umugore cyangwa n'umugabo, ariko genda babwira ko urebye umugore akamwifuza amaze gusambana. Iyo niyo standard yanjye. So mujugunye bira byo kujya mu buriri, mufata ibi ngibi. Niyo mpamvu we iyo adiringa ntago adiringa n'abajya n'ibikorwa, adiringa n'ibitekerezo. Pawulo abwira Abaroma, arababwira ngo nimwishushanye n'abiki, ahubwo muhinduke rwose mugize intekerezo nshyashya. So we adiringa n'ibitekerezo, ubutumwa bwiza budiringa n'intekerezo. Aravuga ngo baravuze ngo ntukice, ariko genda babwira ngo nurakarira umuvandimwe wawe uzaba umaze kumwica. Araho yakosoye doctrine ya Eliya yo gutwika. Aho Eliya yamanuye umuriro akawota abasirikare ngo niba ndi umukozi w'Imana umuriro uve mu ijuru batwike.
abakozi b'Imana bakabigenderaho ngo urumva ngo na Eliya yahamagaye umuriro ngo ngiye guhamagara umuriro. Hari aho byabaye Yesu bageze ahantu bagiye kwinjira mu murwa bagiye kubwiriza ari kumwe na Yakobo na Yohana muri Luka, ngo abarinzi banga ko binjira, ngo barahindukira baramuga ati Yesu abangaba ni batoya, wowe kandi uri general, nta nubwo uri na Mose, twe twasinye ibya Mose yamanuraga umuriro akabatwika. Baramubaza baturashaka ko tumanura umuriro nona tukabatwika nk'uko Eliya yabikoze. Garahindukira arabacyaha, aravuga ngo ntimuzi umwuka uri muri mwebwe, uri muri mwe. Aravuga ngo kuko umwana w'umuntu ataje kugira ngo arimbure isi, ahubwo yaje kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ngo barahindukira bajya mu kindi kirorero, abasekirite babiri bonyine bamubuza kwinjira mu mudugudu kubwiriza ubutumwa bwiza. Aragenda, ntiyabamanuriye umuriro nk'uko Eliya yabikoze. So yagiye agenda akosora amadoktrine yagiye agaragazwa n'abari abagabo, cyane cyane yo kwica, y'umujinya, y'iki. So ibyo byose bagiye bandika ngo Imana yishe. Wenda nsobanura aka kantu dusoza. Ndagira ngo tubanze tumenye ngo urupfu ni iki. Urupfu ni absence y'ubuzima. Kugira ngo byumve neza, urupfu ni absence y'ubuzima. Yego, iyo ahantu hatari ubuzima haba hari urupfu. So rero ntabwo ubuzima ari bwo buri responsable y'urupfu. Bango ntabwo ubuzima ariko bwazanye urupfu. Kuki butaje? Kuba budahari ntabwo rwari kuhaba. Ubuzima kuba buhari ntabwo niho rero umuntu yinjiriramo. Kuko iyo ubyutse ku gitanda cyawe ukazimya itara ugiye kuryama, iyo ufashe umwanzuro wo kuzimya itara ukarizimya hakaza umwijima, ntabwo uriya mucyo nta kibazo ufite, nta nubwo ari uri responsable y'umwijima uje, ahubwo uri responsable n'uyu nguyu ujimije itara. Niyo mpamvu ubona ahantu hose hari urupfu. Mu isezerano rya kera ngo bagomera Uwiteka, bakora ibyaha byinshi, bava ku Mana, birukana Imana hagati muri bo. Ngo wirukanye Imana hagati muri wowe, igisigaye ni iki? Ni ukurimbuka, ni ugupfa. Hanyuma rero babona abantu bapfuye barimbutse kubera yuko Imana idahari, umurimbuzi ahita aza agatangira gukora akazi kuko Imana ntihari rwayirukanye. Hanyuma rero babona ibibayeho abantu bapfuye bati twandike ni Imana ibamaze, bayirukanye none igaragaje umujinya yabo irabamaze. Yesu rero aje ahita abereka uruhande rwe. Niyo mpamvu yavuze muri Yohana 10:10 aravuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi uretse kwiba, kwica no kurimbura. Ni ibintu bitatu. Ariko jewe naje kugira ngo mubone ubugingo kandi bwinshi. So atanga neza uruhande ruri kiriya. Aravuga ati ibintu birimo kwiba, ibintu birimo kwica, ibintu birimo kurimbura ntago mbirimo. Ngewe ndi ku ruhande rutanga ubuzima. Ntabwo Imana yabitanga ubuzima ngo ibinica. Mbega wewe barwana na Satani wishe bangahe, wewe wishe bangahe ngo wewe bameze nk'abarwana. So Imana yafashe umwanzuro iba nziza, kandi mwese murabivuga buri munsi mu nsengero zanyu ngo Imana ni nziza ibihe byose, ibihe byose Imana ni nziza. Mwarangiza mugahita ngo yarakaye ngira bamaze. Murumva bango uvuguruje ibyo wari urimo kuvuga. Apostle areka mvuga aha kantu, kandi na Satani nawe yaramaramaje yabaye mubi. Niba udashobora guhagarara ngo uhamye ko Satani yaba mwiza umunsi umwe, ntabwo ufite impamvu nimwe ituma uhagarara ngo uhamye yuko Imana yaba mbi umunsi umwe. Haleluya. So Satani yafashe umwanzuro wo kuba mubi, Imana nayo ni nziza kandi ibihe byose. Biravuga muri Yohana wa mbere 1:5, Yohana yaranditse aravuga ngo ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri twe, kuri we bwavuye kuri we tukabubabwira yuko Imana ari umucyo kandi muri yo hatari umwijima na muke. Icyo bita absolute light. Ntago mu Mana harimo umwijima na muke. Uko ubona mu cyumba iyo ucanye itara aba ari umucyo gusa, ntago ngo uruhande rumwe ngo ni umucyo ngo uri n'umwijima, ubundi warizinya hakaba hari umwijima gusa. Nuko Imana iteye ni umucyo gusa, kandi muri yo nta mwijima na muke ubamo. So ntiwayishakiramo gupfa, ntiwayishakiramo ibihombo, ntago ari iteza indwara, ntago ari iteza ibintu byinshi tubona ahangaha. Byose biva mu kugoma. Iyo tugomye tukajya kuri ruhande niho dusanga y'urupfu. Urupfu rero ni ruruzana, ni Satani. Yesu yaravuze ngo uhereye kera, ngo niwe wari umwicanye ngo uhereye kera. Ngo niwe batweretse ko ari we wice uhereye kera ryari mu itangiriro kwa Gahini. Niwe wari umufatanye ibikorwa na Gahini kwica uhereye kera kugeza uyu munsi. Satani ni umwicanye. Apostle Imana igumugisha. Urakoze cyane. Vuga aka kantu mu masegonda 30. Iyo tuvuze ngo umuntu yitabye Imana tuba tuyibeshyera. Ntago biri muri Bibiliya, ntago umuntu yitaba Imana. Kwitaba Imana kwiza no gukizwa.
iyo umuntu yizeye Kristo nibwo aba yitabye Imana kuko niwe hanyuma muhamagaro. Gupfa twebwe mu bizera ntago twizera gupfa Bibiliya igaragaza ko ari ugusinzira, ntago isezerano rishya rigaragaza ko abizera bapfa. Pawulo yaravuze ngo ntago twese tuzasinzira. Apostle ndashoje. Numva arangije avuga ngo abazaba bakiriho tuzahindurwa. Rero ntabwo dupfa, abizera ntago dupfa. Yesu yaravuze ngo niyo unyizera niyo yaba yarapfuye azongera abeho. Arangije aravuga ngo kandi unyizera ariho we ntazigera gupfa ukundi. Abo yavugaga bari mu isezerano rya kera bapfuye bamwizera, sasa abo mu isezerano rishya nitwe tumwizera turiho tutazapfa. Tuzava mu mubiri ariko ntituzapfa. Apostle wabuzeho hatukanyemeza soza ikiganiro. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Uyu munsi nujya uvuga ngo Imana ni nziza ibihe byose, ujye ubivuga uzi ibyo uvuga. Icyambere ntabwo ariyo yaguteje ibyo byago urimo kunyuramo, ntabwo ayo makuba uri gucamo ariyo yayazanye, ahubwo urebye ukigenzura uzasanga ari irari ryafatanije n'umwanzi bikabyara icyaha kikabyara urupfu. Niyo mpamvu tuguma ku ruhande rw'umucyo gusa kugira ngo tudahura n'umwicanyi. Pawulo aravuga ngo be sober. Petero niwe wavuze ngo be sober, ngo mube maso kuko ngo umwanzi agenda yivuga ngo nk'intare ngo ashaka uwo yaconshomera. So rero ntube muri abo ngabo yaconshomera. Pawulo aravuga ngo ntimugahurwaho Satani. Imana ni nziza ibihe byose, Imana ntiyica, ariko ntukajye bikubabaza ngo yanga irica ngo umbe birakubabaje. Oya, menya ko umubyeyi wawe ari mwiza. Imana ni nziza ibihe byose. Bless you. Murakoze cyane. Ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo muzajye mu bacu bihoraho. Twaratangiye ntabwo tuzahagarara. Hanyuma ikibazo cyawe wakibaza muri komenti, ukora like. Iyo video ibonye like nyinshi bituma igera ku bantu benshi, ubudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Ushaka kuvugana na Apostle Namani Mahirwe by'umwihariko ni akamenyetso ko guteranya 256 komeza 78 guteranya 256 784 78 79 64. Imana ibahe umugisha. Bless you.